Mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda abanyeshuri 7 bo mu kigo cy'amashuri abanza cyo mu karere ka Gatsibo bakwiswe n'inkuba ubwo biteguraga gukora ikizamini bose igenda ibababura ariko ntihagira uhasiga ubuzima. Iyi nkuba yabakubise ku gicamunsi cyo kuri uwa gatatu tariki ya 15 Werurwe 2023 mu mudugudu wa Bibare mu kagari ka Bibare umurenge wa Muhura ku rwunge rw'amashuri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura witwa Ndayisenga Jean Claude yabwiye ikinyamakuru igihe akadomo.com dukesha amakuru ko aba bana bakubiswe n'inkuba ari 7 gusa ngo nta numwe wigeze apfa. Yagize ati imvura yari irimo igwa, ati hari abana bari mu ishuri ati bagiye gukora ikizamini nuko ihita ikubita abana 7 aba ari bo ibabura gusa, ati nta mwana numwe wapfuye uretse ko yagiye ibababura ku bitugu, ati mu gituza, ku maguru n'ahandi henshi cyane hatandukanye. Abo bana twase tubajyana kwa muganga kuri ubu bari kwitabwaho. Gitifu Ndayisenga Jean Claude yavuze ko bagiye rero kongera ubukangurambaga mu kwigisha abanyeshuri uko bakwiriye kwitwara mu gihe icy'imvura nyinshi cyane, ndetse kandi bakanongera kwibutsa ababyeyi n'abarezi kwita ku bana. Ati turi mu bihe by'imvura ubu, ati haba hari ibibazo ati bigendanye nibiza rero, ati ku mashuri ati hakwiriye kuba imirinda nkuba myinshi ikumira izi nkuba, ati mbere yuko rero zikubita abana tugiye kandi tugiye kuyongera, ati rero tunasabe amashuri kubwira abana kujya birinda kugama munsi y'ibiti, ati ahandi hantu habi hatuma inkuba zibakubita. Ati kuri abana rero bakubiswe n'inkuba bose ati barwariye ku kigo nderabuzima cya Muhura bakaba bakomeje kwitabwaho n'abaganga nk'uko uyu muyobozi yagiye abigarukaho. Duce mu gihugu cya Uganda mabwire ko General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni yikomye ubuyobozi bwa se ashimangira ko ashaka kumusimbura. General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko abayobozi Uganda ifite ati burangajwe imbere na se Perezida Yoweri Kaguta Museveni bakuze ku buryo hari byinshi cyane batabasha gukora neza. Ashimangira ko kugira ngo ibi bihinduke yiyemeje no kuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2026. Kuri uwa kane mu masaha atandukanye General Muhoozi usanzwe ari umujyanama Perezida Museveni mu by'umutekano yagiye ashyira kuri Twitter ubutumwa bugaragaza ko hari byinshi cyane anenga ubutegetsi buriho birimo ikene wabo ndetse no kudashyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo. Ubutumwa bwabimburiye ubundi ni ubugaragaza ko yashenguwe n'amashusho yagiye yoherezwa agaragaza uburyo Kampala yugarijwe n'imyuzure kubera kutagira ibikorwa remezo bigezweho. Ati mwese nakiriye amashusho ati mwanyohereje agaragaza imyuzure yibasiye Kampala ejo, ati biteye ubwoba, ati n'igisebo ku gihugu cyacu, ati kuba tudashobora ati kubaka ibikorwa remezo mu mujyi wacu, ati mureke abakiri bato b'uyu munsi bayobore, ati murebe itandukaniro. Ubutumwa bwa Muhoozi yabukurikije ubundi bugaragaza ko kimwe mu bibazo Uganda yugarijwe nabyo harimo kuba iyobowe n'abantu bakuze kandi ikaba igaragaramo ruswa n'ikene wabo. Ati ni bangahe ati muri mwe mwemeranya nanjye ati ku gihe cyacu kigeze, ati turambiwe kuyoborwa n'abakuze abataduha ijambo, iki ni igihe cy'urungano rwacu. Ubutumwa ati bukunde ati kandi ubusangize bukunde kandi ubusangize abandi, ati ejo hazaza ibintu ati by'abantu bamwe ati banyereza umutungo wacu kubera ikene wabo bizarangira burundu, ati tuzongera twubake igihugu cyacu bundi bushya, ati kandi tugikure mu kangaratete ka ruswa. Nyuma y'ubu butumwa burebure Muhoozi yagiye yandika mu bihe bitandukanye, yasoje agaragaza ko yiteguye kuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse agaragaza ko yatinze gufata izi nshingano. Ati intwari yanjye Fidel Castro yafashe ubutegetsi afite imyaka 32 ndasatira imyaka 49, ati mu by'ukuri ntibikwiriye, ati umwanya umukuru w'igihugu ukwiriye abantu bato, ati mwagiye mushaka ko mbisubiramo, ati iteka ntacyo bintwaye, ati mu izina rya Yesu Kristo Imana yanjye, ati mu izina ry'urubyiruko rwose rwa Uganda, ati n'urw'isi ndetse no mu izina ry'impinduramatwara yacu ihambaye, ati nzahatanira umwanya mukuru w'igihugu muri 2026. General Muhoozi atangaje ibi mu gihe n'ubundi amaze iminsi ashyamiranye na bamwe mu bikomerezwa muri National Resistance Army bamushinja gusiga icyasha iri shyaka ndetse no gutesha agaciro ibyo ryakoze. Kugeza ubu ntacyo Perezida Museveni aratangaza kuri imyitwarire ya Muhoozi, gusa hari amakuru yizewe ahamya ko aherutse gutumiza inama y'ibanga igamije gucoca iki kibazo cy'ugomba kuzamusimbura n'ubushyamirane buri hagati ya Muhoozi watangije igisa n'ishyaka rye yitwa MK Movement n'abo muri NRM National Resistance Army nk'uko byagiye bigarukwa muri Uganda.
umwe mu bahinga bakoze isuzuma buzima rya Kabuga Feliciano yabwiye sentare ko Kabuga w'imyaka 88 adafise ubwenge busabwa kugira akurikirane urubanza rwiwe. Ni mwiburanisha ry'uno munsi mu Buholande. Temistokle Mutijima yakurikiranye urwo rubanza aratubwira uko bimeze. Iburanisha rya none ryibanze ku kumva ibisobanuro mu magambo bya muganga Professeur Henry Kennedy, umwe mu mpuguke z'abaganga bigenga zasuzumye Kabuga zibisabwe n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Ni nyuma yaho mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwavuze ko ibikubiye muri raporo y'amapaje 3 izi mpuguke zakoze ubwabyo bidahagije ngo hanzurwe ko Kabuga atagishoboye kuburana burundu. Muganga Kennedy yabwiye urukiko ko mu kwezi gushize kwa kabiri ubwo we na bagenzi be babazaga Feliciano Kabuga ibibazo, uyu yagaragaje ubushobozi buke cyane bwo kumva ibisobanuro bya bimwe mu bibazo yabazwaga. Ku rundi ruhande ariko uyu akavuga ko hari ingingo zimwe bumvaga atangaho ibisubizo byumvikana ku bibazo abajijwe, nubwo ibisubizo bye byabaga ari bigufi cyane nko mu nteruro imwe. Iyi nzobere y'umuganga yatanze urugero rwaho bamubajije umubare w'abana afite, Kabuga agasubiza ko mu muco akomokamo ari bibi kubara abana umuntu afite. Muganga Kennedy yavuze ko iki kibazo yagisabiye Kabuga imbabazi, ariko Kabuga asa n'utakaje umujyo w'ikiganiro barimo, amubaza impamvu arimo gusaba imbabazi. Muri iki kiganiro n'ubundi uyu muganga yavuze ko hari aho yabajije Kabuga niba mu gihe yabasohotse muri gereza yajya kubana n'umwe mu bakobwa be. Aha Kabuga ngo yasubije muganga Kennedy ko abakobwa be bashatse abagabo, bityo yataba ari amahitamo meza. Iyi mpuguke ikavuga ko uwabasemuriraga yababwiye ko mu muco nyarwanda ababyeyi bashaje badakunda kujya kuba mu ngo z'abana babo bashatse nk'uko akenshi bigenda i Burayi. Umucamanza Ian Bono mukuriye inteko iburanisha yabajije uyu muganga niba kuba ibiganiro bagiranye na Kabuga byarabaye atarakira neza indwara 3 yari amaranye iminsi nta ngaruka byaba byaragize ku buryo bwe bw'imisubirize. Aha muganga Kennedy asubiza ko ibyo nabyo yabirebyeho, ariko kandi gukomeza gusubira inyuma cyane kwe mu ntekerezo mu buryo abona ibintu no mu kwitaho kwa buri munsi na n'ubu kugikomeza, we yibwira ko impamvu yabyo irenze gushakirwa gusa kuri izo ndwara zindi. Umucamanza Ian Bono yabajije impuguke y'umuganga niba byakwizerwa neza ko Kabuga atarimo kujijisha abaganga agaragaza uburwayi bwe ku rwego rudahuye n'urwo mu by'ukuri buriho agamije kuyobya urukiko. Aha muganga Kennedy yifashishije urubanza rwigeze gucibwa mu Bwongereza yavuze ko bijya bibaho ko umuburanyi ashobora kujijisha abaganga agamije kuyobya urukiko. Nyamara avuga ko kuri Kabuga ashingiye ku makuru ya kiganga yabonye mu ncuro 3 yamusuzumye mu bihe bitandukanye, bigaragara by'ukuri ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda buba bubi kurushaho umunsi ku wundi. Umucamanza Ian Bono yabajije muganga Henry Kennedy niba asobanukiwe icyo bivuze mu buryo bw'inzego z'ubutabera kwanzura ko uburana atagifite ubushobozi bw'imitekerereze bwo kuburana. Muganga Kennedy asubiza ko mu nzego z'ubutabera za byinshi mu bihugu iyo uregwa atagishoboye burundu kuburana urubanza ruhagarikwa. Umucamanza Ian Bono avuga ko ibyo biba mu gihe bigaragaye ko uregwa mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe adashobora kugira uruhare mu rubanza mu buryo bwuzuye uretse kuba ari aho gusa mu cyumba cy'iburanisha. Hariho yabajije muganga Kennedy niba ashingiye ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoze kuri Kabuga kumuzana mu rukiko byakwangiza ubuzima bwe. Muganga Kennedy yasubije ko mu bisubizo bye Kabuga yumvikanisha ko bishobora kwangiza ubuzima bwe, ariko wasanga bishobora kumunaniza mu bwonko kurushaho ariko bitamutera ihungabana. Umucamanza Ian Bono yabajije inzobere niba hari icyo byafasha guhindura gahunda y'imiburanishirize cyane cyane igihe iburanisha rimara hagamijwe kwihutisha ariko bigakorwa hagendewe kuko ubuzima bwa Kabuga buhagaze. Muganga Kennedy yasubije ko nk'inzobere isanzwe ikorana n'ubutabera azi itandukaniro hagati y'igitekerezo mu bijyanye n'amategeko n'icyo mu buryo bwa kiganga. Ku ibyemezo byo mu rwego rw'ubucamanza bisaba igisubizo cya yego cyangwa oya, mu gihe ibya kiganga byo bisobanura kurenzaho. Bityo ku cyemezo cy'uko Kabuga yabasha cyangwa atabasha kugira uruhare mu rubanza rwe, igisubizo cye ari oya, atabishobora. Yongeraho ko mu gihe urubanza rwaba rukomeje rwakomeza wadahari. Kubw'iyi nzobere ibyo bigaterwa nuko bigaragara ko ubushobozi bwa Kabuga bwo kuba yitaye kubirimo kuba no kuba yabigiramo uruhare agaragaza ibyifuzo bye buhindagurika buri kanya, kandi bigaragara ko uko igihe gishira bugenda bugabanuka. Iburanisha rirakomeza kuri wa kane muganga Professeur Henry Kennedy akomeza gutanga ibisobanuro mu magambo ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoreye kuri Kabuga. Ihiganwa ry'urukino rwa basketball ku mugabane wa Afrika rurabandanya i Dakar muri Senegal, hakinirwa inkino zo mu mugwi wa Sahara. Kuri uyu wa gatatu harakinwa urukino ko ku munsi wa kane. Muri aka kanya hariho harakinwa hagati ya US Monastir